Bakunzi ba YouTube channel yacu tubanje kubashimira ubwitange mukomeje kugenda mutwereka. Inkuru yanjye y'uyu munsi ni ukuntu narongowe n'umunyonzi, maze umunyonzi aranyaza birakomera cyane, ariko nanjye ngayoga ibyo ari byo dore ko aribwo bwa mbere nari mbikoze. Uti ibyagenze bite? Nitwa Dela. Nahoze ntwarwa n'umunyonzi ubwo najyaga gutega igare, hari igare ryari ryiza ry'umunyonzi bita Silas. Uyu munyonzi rero yaje twaje gukundana gake gake cyane, dore ko anajyaga amwishyura amafaranga menshi antwaye ku igare. Ariko uyu Silas akaba yari umwana mwiza cyane uhamagarira igihe akazira igihe, ndetse kandi akanakwitaba neza mu ijwi rituje ry'urukundo. Uyu Silas yaje kundwaza umutima ubwo ndetse numvaga ari umuntu mwiza, ariko nanone kandi yanantwara ku igare akampakaya neza, akambwira yuko ari nta wundi muntu ashobora gutwara neza nk'uko antwara. Uti ibyagenze bite rero uyu Silas kugira ngo anyaze maze bikomere cyane? Byarakomeye cyane biratinda. Silas yaje kuntwara dore ko yantwaraga amvanye i Rwamagana muri gare anjyanye ahitwa i Nyarusange. Uyu Silas rero yaje kunyantwara ku igare dore ko ryari igare rifite udupine tunini cyane, aya magare amwe ya muserebende. Aya magare ariruka cyane kandi mu masegonda ku buryo ibintu wasangaga andi kugera mu rugo byihuse. Silas rero twaje kujya mu rukundo nk'uko twari tugiye tumaranye iminsi agenda antwara. Yantwaraga kuva i Nyarusange, kuva i Rwamagana muri gare anjyana i Nyarusange nkamwishyura 400 kandi ubundi yari 200. Ubwo uyu Silas rero twaje gukomezanya turakundana, ndetse kandi niwe wabanje kumporopoza. Silas yaje kumbwira ko akorera amafaranga asaga 6,000 ku munsi. Ati ndetse kandi yuko akeneye kuzashaka umugore mwiza, ati kandi w'umutima ufite iwabo ababyeyi bombi. Icyo naje kumubwira yuko abo bakobwa bahari, sinamubwira ko mari. Silas yakomeje ambwira ati ese nta mukobwa wizeye wandangira akambera umugore? Uko abimbwira nkumva arimo kugenda nkurura gake gake, dore ko nayo ndi umwana wo mu bakire, ariko ibyo sinabyitaho. Numva yuko uyu munyonzi bitewe n'uko antwara ku igare kandi afite akabaraga, numvishe yuko yantunga akangira umugore bidatinze. Uyu Silas rero yaje gukomeza ambwira amagambo meza aryoshye aryoheye ugutwi, maze ndatwagwa. Rimwe naje kumwishyura 500 bitewe n'umutoma yanteye. Yambwiye yuko ngo kuba yatembera ku igare ry'iwe n'umukunzi ariyo si ya mbere. Ati kandi kuba yatembera mu isi ahetse umukunzi akunda cyane yuko aribyo binakunda. Ubwo rero twaje kugenda gutyo, yaje kumporopoza ambwira yuko ankunda cyane, ndetse ko kandi namwemerera nkamuha urukundo. Aho ngaho naje ntazuyaje na gato cyane, nyuma y'iminsi 2 nari musubije. Naje kumusubiza mubwira yuko nabimwemereye, ndetse kandi ko nta kibazo na gito. Silas ntabwo yari umukire, yari umukene uringaniye, ariko nanone kandi wabasha kwitunga. Uyu Silas yari afite intumbero zo gukora akagura moto, akaba umumotari, akagira amafaranga menshi. Ariko ubwo byaje gukunda, yaje kunkunda. Amaze kunkunda rero nibwo nanjye naje kumukunda, turakomeza turakundana. Uyu Silas rero rimwe naje kumusaba ko antwara akangeza mu rugo kuri geti, kuri porutaye, maze ubundi ababyeyi banjye bakamubona. Uyu Silas yari umusore mwiza w'inzobe ufite imisatsi iteretse nk'iy'abarokore, ndetse kandi unareba neza. Yari afite amaso nk'ay'inyana nk'uko kandi nabibonaga. Uyu musore rero yari azi gutereta koko kandi azi n'uburyo akunda. Yari yarankunze kuko nanjye nari umukobwa uteye neza, ariko taye zanjye numva ameze fresh nta kibazo mfite, kandi nanjye nari umukobwa wumva ko nanjye nzagira urugo rwiza. Uyu Silas rero uti byagenze bite rero? Reka Silas azansogongera. Silas yagize ati rero nyamuneka rero ibintu iyo bikaze umuntu yisunga undi. Ati njye numva uzansura mu rugo, ndetse kandi tukabiganiraho neza nta kibazo.
Sirasi naje kumuha igihe cyo kubitekerezaho ko bitakunda ko musura mu rugo, ahubwo ariwe ugomba kunsura mu rugo iwacu tukabiganiraho n'iwacu bakamubona. Uyu Sirasi yagize ati ni wowe uzambanza, ati kuko njyewe ntabwo napfa kukubanza kandi ari njye wagutanze. Bajyaho barasigana, umukobwa akajya amutwara amujyanye ku kazi, dore ko umukobwa yakoraga muri kafe yacuruzaga amata n'ibyayi, maze umukobwa aragenda amera nka ba Nyampinga b'i Rwanda, amabuno agera iriya arateka amaso ntiwareba. Nibwo rero uyu Callixte aribwo yaje kuvuga ati uko byagenda kose rero uzansura. Naramusuye, naje kwemera kumusura, nibwo naje kujya iwe. Ngeze iwe nsanga yibera muri ghetto. Nsanze yibera muri ghetto nibwo nanjye naje gusanga muri ghetto yiwe harimo intebe imwe, hari n'umukeka n'igitanda cyonyine. Nibwo uyu Callixte namusuye yambaye isume n'agasengeri. Nibwo yari yambaye n'isogisi ryiza cyane ry'umweru rimeze neza, nubwo yari umunyonzi yari umusirimu. Ubwo Sirasi arampobera numva ankoze mu gituza, numva mu gituza aranyegereje cyiwe, numva utuntu turazamutse. Nabaho mu buzima nibwo numvishe ubushagarira buzamuka nyobera umuntu w'umugabo, nabahoberaga bisanzwe nkumva nta kibazo. Ubwo Callixte nibwo yaje kumbwira ati rero waba wicaye rwose ngukorera agacyayi, ngukorere n'utundi tuntu ubasha gukunda. Nibwo Callixte yankoreye icyayi cya mukaru kivanzemo umwenya ndetse na tangawizi. Nabaho mu buzima, icyo cyayi nari ntaragikorera abantu ngo bakinywe. Icyayi narakimwe numva ukuntu kiryoshye, mpita mvuga uyu musore ni uw'urukundo koko. Uyu musore ntabwo yancika, niba abasha kuntegura akantu karyoshye gutya n'ibindi azabikora. Nibwo rero naje gukomeza, ubwo ngubwo hashize akanya Sirasi ndamubaza nti ese ubasha iki? Sirasi yarambwiye ko abasha ibyeri, bamuguriye ibyeri. Muguriye ibyeri ya mbere aba arayimaze, nzana iyindi. Ubwo Sirasi rero hashize akanya kanyuma y'iminota 30, Sirasi yatangiye kwicara anyegera, atangira kunkabakaba. Bwa mbere yankoze ku ibere ndikanga, ari nabwo ndetse kandi numvishe ubushagarira nanone buzamutse buturiza mu mutwe. Sirasi navuga nti rero Sirasi nkoraho ariko sunkoreho ibyo byose ubyihoreye, ati kuko igihe kiracyahari ndetse kandi uzankoraho uko ubishaka. Sirasi ubwo ati ikiyaga kiracyari cyose, ubishoboye wangurira akandi kamwe. Sirasi mpamugurira akandi kamwe, ubwo arasimbutse arakazanye, ari nabwo ndetse yansanze mu cyumba. Sirasi ubwo yansize ndi kureba amafoto yagiye yifotoza mu buzima bwe bwose, ni umwana waciye mu buzima bukakaye. Sirasi ubwo ibyo yarayirituye, nibwo ndetse epfo bise bimukomerana birahaguruka. Bihagurutse ubwo sinari nzi uko umugabo amera. Sirasi mbona ko mu isura ahindutse. Nibwo yambwiye rimwe gusa, arambwira ati mva rero turakundana, atari ko mbabarira unkorera agaserivisi ngiye kukubwira. Ndamubwira ati ese ni akahe? Atumva ati ubu rero tuvugana tugiye kuryamana, ati kuko ndumva ifi byakomeye, ati kandi n'ubundi uri uwanjye. Umukobwa abyumvisha ati se baryamana bati? Ati humura ndabikwereka gake gake. Nibwo Sirasi yateruye umukobwa amurambitse ku buriri. Amurambitse ku buriri nibwo umukobwa yagiye kumva yumva ibikariso bakuyemo. Umukobwa ati dorere, ati reka reka reka, ati nabaho sindaryamana n'umugabo, ati si kunywemo ikariso, ati oya, ati baryama bakuyemo ikariso yewe, ati icyo bitwaye se. Nibwo umukobwa hashize akanya gato amashanyarazi baramufashe, umukobwa atangira gutekereza ku mugabo. Umukobwa nibwo yagize gutya abakoze ku mugabo, akoze ku mugabo yumva boro ye yahagurutse. Nibwo umusore yahise yataka umukobwa mu myuzo ya mbere vuba vuba cyane. Umukobwa agiye kumva yumva umusore atangiye kwataka. Nibwo umusore amunyaje umukobwa akajya azifunga, akajya afunga ati uburibwane ntabwangiza. Umusore arakora ibintu ariko biranga, zirasimbuka. Umusore bwa mbere anyaje umukobwa zimugwa mu izosi, zimuguye mu izosi umukobwa ati cyore, ati si kandi ibyo ni ibiki? Umukobwa arafunga ye biranga.
birangira rero umusore amurongoye rero aranamukunda, asanga umukobwa yujuje byose, asanga umukobwa yaciye imyeyo n'ibindi bigiye bitandukanye, maze ubundi amugira umugore ubukwe burataha. Ngiyo inkuru yanjye uko byagenze.